ndisugi ariko utambana gutya. Oya. Ndisugi ukuri ko nta mugabo nzi. Ntawe. Ufite imyaka ingahe? Mana yanjye. Bakaba muri senkani 45. Reka nkubwire. Nongera nkubwiye ngo narinze ubusugi bwanjye. Ubusugi noneho nzaje guhura mure n'umuntu utazi kubusugura se. Hani nahise ngira ubwoba. None najya mbona kwa kundi gihagaze ndi gwengereza bari kunyara. Ahita mbona kwa umaze guhengereza ng'abasore bangahe cyangwa abagabo bangahe? 5. Akabaraje akabaturaje ijoro na mama. Ngo nimushaka musohoke mugende. Ubundi ngo umukobwa we nakiza mutezeho. Ngo n'ubundi ananiwe gushaka nk'abandi. Ngo none se ngo ntuza abagore 2 muri uru rugo. Papa atanye kuba katonze abagore 2 mu rugo. Nanjye numva ntangiye kwigaye. Yes, turabasuje kandi tubahaye ikaze inshuti zacu mwebwe mukunda gukurikirana ibiganiro by'ukwezi official ndetse turi no kuri Bikari TV show. Nitwa The Voice of Just kumwe na Bikari. Turagarutse nkuko bisanzwe noneho turi kumwe n'umumana ndamusanura gute n'umudamu n'umukobwa araje twibwire icyo nzi cyo ariko basore mwe basore muri singo hano nabazaniye umuntu. Muraho neza. Amakuru ni meza. Yego karibu ku kwezi official ndetse no kuri Bikari. Ni ku kwezi? Ukwezi official ndetse no kuri Bikari TV show. Yego. None se mwebwe mwitwa bande? Yego nitwa Murorunkwere. Yampaye baragukwa rero mfa baraje bagukwe. Braba iyo bakurebye nyine bagukwa nka zingahe? Ndakanga abasore bakahita bisubirirayo. Imbakanga barasubirayo. Babwere izigereranyije. Boko hari wongera umva ngo ni mukobwa jana none ungewe ni Murorunkwere. Ibandere bawe. Bapfe kugukwa. Byo bafite abari byo bagukwa. Bazana 2. Niba zihagije. Miliyoni cyangwa inka? Ego. Inka. Inka 2. Inka niyo shaka. Hako rero hari n'inka zo zigura 50 mu cyaro. Oya. Ubinka ihagaza amafaranga inote ya miliyoni ifunze. Inka imwe. Ubwo ushaka bagukwa miliyoni 2. Murorunkwere. Ese ko bakunze gukwa umuntu wenda bagereranyije n'amashuri n'imitungo abafite. Wowe ufite amashuri angana iki, imitungo ufite ingana iki? Amashuri. Manura mikoro ho gatoya. Isuri garagara. Amashuri nshobora kuba ntayafite mfite ubundi bwenge bwo gukora. Angaherera ayo ngayo uvuga ko udafite? Mfite amashuri 6 yisumbuye. Yego. Yego. 6 yisumbuye burarakomeye. Niyo mfite. Abantu babizi barabizi buriya amashuri 6 yisumbuye arakomeye. Murorunkwere. Tugusanze hano rero. Ariko kandi waduhamagaye tubwira yuko rwose ngo hari ukuntu gufite ikiganiro ariko iki kiganiro gifite ubutumwa ku basore bari singo. None rero urashaka umugabo? Ndamushaka. Nukuri ko Imana ngo urashaka umugabo. Ndamukeneye. Ufite imyaka ingahe? Yego mana yanjye. Nagumye kuri ndisugi ariko utambana gutya. Oya. Ndisugi ukuri ko Imana nta mugabo nzi. Ntawe. Ariko ubwo hagati aho ngo umugabo nshaka. Abazi gukora akazi neza. Ni ukuri. Abazi gukora akazi neza. Isugi se yabwiwe n'iki bintu by'akazi? Sinyanganira n'abakuru se. Sinyanganira n'abubatse. Yego. Ngambwira akazi ikintu kazagufasha mu rugo rwawe. Nese naririnze ndisugi. Ngiye no gushaka umuntu utazi gukora akazi neza ngo nkora akazi neza. None si impamvu yatumye wirinda ahubwo ni iyi? Mama yatumye nirinda se. Yego. Naragumye narabanje ndiga amashuri. Nakubwiye ko mfite 6 yisumbuye. Mugira mu mirimo. Ariko ubwo nabwo nkajya nicara mvuga nti basore bazandeba. Nese ujya unagiye kuguhamagara bitandenze. Ibintu byakomeye. Batabare. Ubuye kutambaza imyaka. Ufite imyaka ingahe? Bakaba muri senkani 45. Izina ry'Imana. Ni ukuri. Oye ko ntakuri mukuru cyane. Ntakurakura cyane ubimenye. Ese ko numva bavuga ngo bacurira imyaka senkani 60. Ngo hagati aho ngaho ntibarije izina. Ahubwo nabazanye Bikari barakoze. None se nkubaze. Nk'ubu kuri gushaka umugabo wenda wavuze ko muri criteria imwe agomba kuba afite ari ukuba azi akazi. Nako kwikorera imizigo? No guhinga? Oya. Hano hepfo nabonye hari ni garage wasanga rwose ushaka umuntu wo kujya akora ibintu by'imodoka. Icyambere papa afite amafaranga azi gukora. Akazi ndi kuvuga nako
nyine nako ubuzima busanzwe ariko hari n'akandi kazi kashoboka kandi ko ngo ibanga ry'abashakanye. Yego, ibanga ry'abashakanye kurizanye kuri kamera noneho. Ibanga ry'abashakanye njyewe uko mbizi impamvu njyewe nubwo ngana gutya nagumye kuganira n'abakuru. Bamwe bumva baravuga, umwe ari kuvuga ngo yashatse umugabo utazi akazi, nkabaza ntese ako kazi azi nakiki, kutaricwa n'inzara, kutarasohorwa mu nzu, akazi nakiki. Ngo nk'iyo tugiye mu mabanga y'abashakanye ngo biranga, ngo bikaba ngombwa yuko njya gushaka umupfubuzi. Ese umuntu ashaka umupfubuzi byagenze gute? Yanze nyine yahuye na wa mugabo utazi akazi. Hayi noneho ku myaka 46 n'itanu yego nari nkongereyeho ndi kugushajisha nanjye wowe wundi uzajyaho baje yaba we ndi kugushajisha we kandi rwose uracyari mutoyo nese nta kibazo ujya ugira wenda nko kuba ufite iyo myaka uri kugana muri ya indi bacuriraho ya menopause nta nakana atinze kuboneka uwo mugabo nta kuntu wagerageza ukavuga utenda nibyarira akana nta wamenya ushobora kuzabona umugabo yego ari none numvisha afite 52 washatse umugabo ariko se uwo muntu abari buzabyare ubu ntago wabyara kana hakiri kare kandi ariyo mpamvu nabanje kuza mbagana umunshakire tugushakira umugabo munshakire umugabo ufite amafaranga uzi gukora ikibazo uri gushyiramo ibintu bigoye abaye ari umuntu utazi gukora akazi cyane akakora mu rugero afite n'amafaranga yenda yatuma mubaho atari menshi uramwanza uwo nguwo yakareka ubwo se reka nkubwire nongera nkubwire ngo narinze ubusugi bwanjye ubusugi noneho nzajye guhura mure n'umuntu utazi kubusugura se ubwo bavuga ngo isugi yihuye n'umugabo wa nyangwa pa arashwanyura aragusatura nyine arashwanyura cyane ahubwo rero turahuye agiyeho nyerere reka nitoroshe se yaba iri ku makaro reka none se reka ndacyari kubaza rwose kandi mfite amatsiko kubariza abahungu banjye kugeza iyi myaka uri isugi nta mugabo urashaka byagenze gute hari ibintu njya numva wenda ngo baramuroze wenda wasanga bari barakugire nabi ese waririnze wenda abasore bakaza ukababenga byatewe n'iki kugira ngo ugire imyaka ingana gutya nta mugabo yewe nabanje kwirinda kuyihe mpamvu rero ngo ugere kuki nguma kwirinda nguma kwifata kuko nubwo mfite imyaka 45 nongeye nkubwiye ngo naganiriye n'abakuru bajyaga bavuga ngo burya iyo umuntu w'umukobwa ashatse umugabo yarasambanye urugo ngo ntirukomera nanjye ndanje ndavuga reka nanjye nere ikirenge muri babandi bifashe bubaka urugo rugakomera iyo umugabo agusanze uri isugi ngarakubaha akanagukunda cyane ariko ngo iyo asanze wararyamanye n'abandi kimwe nuko ngajya mu wenda afite nk'akazi k'isafari runaka ngakaba yavuga ngo buriya uko ntamusanze ari isugi uko nasanze abandi bamujyaho niko n'ubundi bakomeza ndanje ndavuga nti reka njyewe nifate nzabonana n'umugabo nzashakana nawe niko kugera muri iyi myaka kurinda usaza se nako sorry karancitse kurinda ugera ku myaka ingana gutyo 45 yiba waruza amakuru urana muri umuntu wanjye yagiye aransiga yego barumuna bawe bangahe babiri baragiye ako ari n'inshuti yanjye nzi ariko ni mbabare ntirebe kino kiganiro barumuna be babiri barayisize ari n'inshuti ariko wageze muri za tarani kandi barumuna be baramusize ndamurusha 15 yose ndumva ari gutera ikirenge mu cyanjye ubyumva ute wenda nkigize iyo myaka uje wenda gutanga ikiganiro ni nko gutanga itangazo reka gute ndi hano nkeneye umugabo umuntu uri tayari naza mfate ubyumva ute kuba waragejeje iyo myaka ingana gutyo nta mugabo nta mwana ese iwanyu babyakira gute baba bakubwira iki ku myaka yawe papa na mama papa we yatangiye kujya anoteza yego papa waragutoteza yaba yakasomye akabaraje
akaba turaje ijoro na mama ngo nimushaka musohoke mugende ubundi ngo umukobwa we ntakize mutezeho ngo n'ubundi ananiwe gushaka nk'abandi ngo none se ngo ntunze abagore babiri muri uru rugo papa atangiye kuvuga ko atunze abagore babiri mu rugo nanjye numva ntangiye kwigayo kandi ukiri umwana ra ubwo nari maze kugeza mu myaka 35 ndi kubura 10 ndaguma ndihangana ariko papa akaguma akanoteza ubwo rero biranze ndavuga ntibinga nzi nanjye kwibariza none usibye no kuba wenda warashyizwe ku gitutu wowe uri gutekereza iki kugeza ku myaka ingana gutyo abandi iyo batangiye kujya muri 27 batangira kuvuga ngo ndagumiwe wowe noneho wageze ku cyiciro cyo gusa nkaho ukubye iyo myaka mu gihe impamvu yabiteye nabanje kwiruka nishakira n'amafaranga warayabonye se yafite aringaniye ukora iki mu buzima busanzwe umucuruzi uracuruza ufite n'ibifaranga ndayafite nese ubwo ugira ngo niyo yaza yaba ari wa wundi ushatse umugore uzavuga ngo misuka harimo umunyu miki mugenzi wanjye yarambajije yunzemo aravuga ngo ufite miliyoni zingahe kuri konti yawe mfite miliyoni 5 ufite n'ibifaranga byinshi ndashaka umugabo kugufasha kuzirya se aya azaze dufatikanye twubaka urugo rukomere wowe rero washyizeho ibintu bigoye kandi yegaraje uraje umubazi washyizeho ibintu bigoye kandi abandi iyo bamaze kugera mu myaka iri hejuru za 35 njya numva ngo bagura abagabo barabagura iyo ni imico mibi nayo none se ubavuga nanjye mugure se mugure ngira inama amubonye ariko wamuha ibifaranga da ibintu birakomeye 40 oya nako bikomeye batagira ngo ndigutera ubwoba none se ariko miliyoni 5 ninzi muha rwa rugo ruzubakwa niki kandi nubundi uzazisanga mu rugo nese azazijyana mu rugo nibura se azaba azi gukora wena ngo nyamukoreremo igishoro nawe akore mwabiganiraho aho ndabyemeye wenda wamushaka mukabiganiraho uramufite se uramufite kandi twagiye kuri wambonye hano araje yigaragaze maze uri butange na nimero zawe ndazishyiraho kugira ngo baze kuguhamagara bihundiye uyu mwaka byarangira namubonye oya umwaka warangiye umwaka warangiye ntago waba wamubonye ese namubonye ugira ngo amafaranga nyafite ntibyahita byihuta bitabikuta nukuri ndamushaka wabigeze uri gushaka umubaza ngo ukibuka akira mumbarize yanjye nagiraga mubaze ayo mafaranga afite miliyoni 5 barashaka umusore ufite miliyoni zingahe yavuga ngo ufite n'amafaranga ushaka ngo umuntu ngo ufite ngo miliyoni zingahe we ko ufite 5 shake ntabwo ngorana niyo yaba nawe afite izo 5 cyane yaba afite 3 ariko nkamubona ngo umusore wifuza ku giti cyawe n'umusore umeze ute mu maso yawe wakubera umugabo none ntabwo nshaka umusore ukuze nk'uko nkuze nta mushaka umusore waba ukuze nk'uko nabaguze ushaka umusore w'imyaka ingahe shaka uri hagati y'imyaka 25 na 30 w'imyaka 25 na 30 yewe kuki ushaka umusore uzabusumba wowe urusha imyaka wowe umurusha imyaka kubera ko ushaka umusore uzaburusha imyaka none se ubu nshaka ufite 70 oya wenda nka 50 oya shaka 25 na 30 amabwiriza ugenderaho mu gihe wabonye uwo mugabo nayahe icyambere cyo kuba yaba akunda gusenga ariko sinkunda umugabo w'inzoga oya ntabwo nkunda umugabo w'inzoga dore ngo n'ibyuma baranabiciye yego wowe nawe wigeze unywa inzoga ndende ngeze mu myaka yanjye 45 ari ukubibona kuriya ntabwo ndigera ngo inzoga byibura urashaka nk'umugabo umara amasaha angahe cyangwa iminota ingahe mu buriri isaha isaha ntabwo ashaka kwica umuntu ntabwo ushaka kwica umuntu ubwo yamara isaha numva bavuga ngo abaho uduturo nimba ari 2 nimba ari tungahe hazaho akandi ni isaha nk'ebyiri wowe mbese mu maso yawe uba wumva watura he numva natura ubu natura he we urugero mbese ng'umusore ushaka atuka mu bihe bice urako nikundira abasore birubavura
Kubera iki? I Rubavu urankunda ibirayi kubi. Nibyo ukunda cyane. Ese mwenda muri wowe ng'umusore wawe cyangwa se umuntu mugiye kuzabana urumva amaherezo uba wifuza ko mwabyara nk'abana bangahe? Twabyarana babiri. Babiri. Uwo ufite izo miliyoni 5 ufite n'inzu zo kubamo? None se umugabo azaza kuba iwanjye? Kandi nyine ni wowe umushaka. Nimba mushaka n'izo nzu nzifite twazikodesha ariko nabo umugabo w'umwinjira. Umugabo navuga ko ashaka ayo mafaranga yawe ko yavana kuri konti yawe ukayashira kuri konti ye kugira ngo umuhe icyizere koko ko ayo mafaranga afiteho uruhare. Uzabyemera? Azabanza njyane mu murenge nanjye mugirire icyizere. Iki gihe mbona ntazi uko bimeze. Ubwo icyizere ni ukujya mu murenge? Yego. Nta murenge nta cyizere? Ntacyo. Erega reka nkubwire. Hari umuvandimwe wanjye byabayeho. Umusore bimugendekera uko nguko. Aragenda arangije mugati ngwino tubane. None baragenda barabana. Icyumweru kimwe cya kabiri ukwezi gushize. Ngabo ugiye iwanyuza nandi mafaranga yo kwishyura inzu de badusohoye mu nzu. Ngubwo umuvandimwe ntako yari ameze. Biramusha biratangira kurorongota narazana umucumbikira ukundi kwezi. Kugera subira abo yaranatwite. Yakubyarira waba bakomeza ubuzima ya mafaranga yafasha yahaye uwo mugabo. Mama wawe cyangwa papa wawe nabona uri kwishakira umukunzi hano kuri kamera bakaza kukumerera nabura byakira ute? Papa ubwo aravuga ati uri mu biki ahubwo aranishima. Mu myaka yawe 45 ntabwo uraryamo nta nubwo urabona umusore wambaye ubusa? Oya ni ukuri. Uretse kumubona wenda ahagaze nk'ari ari kunyara gihagaze. Ntabwo yajya kumurunguruka se? Kuko nyine nigeze kubona agize ntange nterera yijisho nako kandi ndebe ukuntu umugabo kiba kimeze. Wajya kurunguruka umugabo uri kwihagarika? Wabibonye ute rero? Nta kibonye gihagaze. Ariko ubwo hagati aho ngaho n'icyatumye ngira ubwo bwo gutinda gushaka niyo mpamvu. Wabonye igihagaze uravuga ati ruraruntu. Noneho kandi gashya kabaye. Dushingira umukobwa ari inshuti yanjye. Mushingira ari isugi. Noneho aragenda bukeye tujya gutwikurura. Dusanga gusohoka mu nzu byabaye ikibazo. Ati nimuze mumusanga mu cyumba tumusanga mu cyumba. Ubwo ngo yari yabaye iki? Yari yaraye nyine yashatse. Kandi yari isugi. Yari isugi. Maze se muri isa wabaye iki? Ati shate ngwino ureko nubiza Imana yangize. Sibiza Imana byagenze gute? Arabeyura aho aranyereka. Wabonye bimeze ute none kuba yari isugi mugenzi wawe ukabona byagenze gutyo muri wowe watekereje iki? Hani nahise ngira ubwoba. None najya mbona kwa kundi gihagaze ndi gwengereza bari kunyara. Ahita mbona kwa umaze guhengereza ng'abasore bangahe cyangwa abagabo bangahe? 5. Bose bahengereza? Bahengereza. Ndeba uko kimeze mvuga nti ndeba ikintu cy'umugabo uko kiba kimeze. Uko njya ntubona ari utwabana nkabona ni dutoye. Ntabwo neka ndeba icy'umugabo uko kiba kimeze. Nuko ubonye icy'umugabo gitandukanye n'icy'umwana? Icy'umugabo kiba ari kinini. Kibyibushye. Nibwo bwo wagize se? Iwo bwo nabanje kugira. Noneho nabona mugenzi wanjye ukuntu yabaye. Hako nyuma aza kumbwira ati biba mu cyumweru kimwe mu kintu ukaba wamenyera ukaba wagiye mu buzima busanzwe. Ubwo rero niwe wantinyuye. Iyo wanangira inama ambwira ati wowe uzishakire n'ahandi. Nta baranga nkibona nta baranga bakibaho. Ariko abahanga wajya naha ati njya numva abantu benshi batanga amatangazo. Ati hari ni radio gikoreraho ndera. Nimba ari Anita Mupenzi nimba ari Anita Penda Kiss FM. Yego. Ngo bashaka abagabo. Ariko sinzi ukuntu narebye kuri bikari. Ndavuga naha ntago matanga. Niko kukwihamagarira. None se ubu ngubu watinyutse uravuga ati ruraruntu nabonye ruri kunyara hara ndashaka ko rugira. Watinyutse? Ntatinyutse. Ntabwo ufite? Ya ruzangemo. Azakujyemo? None uko numva waje uko warwambariye? Ubushyuhe numva mfite. Yego. Ufite ubushyuhe bungana gute? Mu myaka 25 mu myaka 45. Ubushyuhe burangana n'iyo myaka. Ubushyuhe mfite? Shamana yanjye. Umugabo nuramukubonye umugabo. Ikintu cya mbere ugomba kumukorera cya mbere kugira ngo abone kuri seriye niki? Mana yanjye uzi nimubona? Nta makuru ufite.
gusa azabaza akazi neza kuko nzamwahagiza. Uri tayari ko hagize umugabo umusore kuba disugi nzamwahagiza ntitaye ngo ndisugi. waciye imyeyo se? Ambasha narayiciye narayiciye yo gukoresha iki n'ubundi ko nta mugabo oyi yarazi ko azamushaka wenda ko nzamushaka nuko byabanje kujya bigenda uko nguko yamvuga ngo mutegure neza umutware wanyu. ubu ngubu noneho yaza ni tayari yaza ari imyeyo ariko numva n'amavangingo n'abanyafite cyane. warayipimye se ubona uyafite? Ibimenyetso byabyo mba ndabibona umugongo. ubwo usanzwe ntayo ufite? Sigaho nga gutya akuzanye akakuziza kutanyara niyo mbitekereje byonyine birashoboka. ubwo ndi hafunze kandi uri isugi kandi nawe kumanza uri kutubesha ubwo ndi hafunze. ese nimba hafunze nawe njye kunyara nawe aba hafunze nase nta bushake ngira kugira ngo ndabushaka ugira sigaho nabuka kunavuga ngo ikiremba nacyo kiratereta ariko igihe akageraho ngo yikagwa igeze kiba cyabishatse ko numva ari hatari ko numva ari danje se ahubwo ubu ngubu umusore ushaka wenda igitsina cyabo kigira ingano ushaka igifite metero zingahe? Kingana nk'iyi mikoro umunwa uri kubona ukuntu ungana. ukuntu umugabo usiramuye cyangwa udasiramuye? shaba bavuga ngo usiramuye niwe wane. wowe urashaka usiramuye? Siramuye ngarakubita umva maze kuganira n'abantu bo batumye ubushyuhe buza. mbwira ngo umuntu mwaganiriye watumije wumva nawe ufite amatsiko yo kuba wakwisanga muri ibyo bintu uwo muntu yakugiriye inama? Twaraganiriye turaganira arabimbwira byose. yakubwiye ngo iki? arangije arambwira ati ariko noneho isiramuye iba ifite ubumara. igize ute? isiramuye n'ubumara. ubwo nta kindi urashaka isiramuye? isiramuye nimba atanasiramuye agiye kuza azabanza ajye kwisiramuza. yego uzabibwirwa n'iki kandi rega n'ubundi kumva wagira ngo kutubesha wasanga unazi kubatandukanya. kubatandukanya nakubwiye ngo yabajya kunyara narabibonaga. yego ubwo idasiramuye wayibwirwa n'iki? urayimenye buriya narayibonaga nararebaga umuntu uri kunyara nkahengereza nkabona ukuntu giturumbuye abesha avuga nti buri iri imeze kuriya nange siramuye isiramuye igiriho utuntu. ko numva se ahubwo ugiye gushaka ufite kaminuza. nibiba byiza gushaka unakuze ariko buriya ni ikihe cyiza cyo gushaka ukuze? icyiza cyo gushaka ukuze hari n'ibibazo ugenda uhura nabyo ukabasha kugutera kwihangana. ubwo nyine n'ibihe bigutera ibyo wumva ngo gushaka ukuze ni byiza cyane. hari igihe ugera mu rugo ugasanga ntibiri kugenda neza ugasanga ari byo uri kubonamo ntabwo uri bubyihanganire ariko iyo ukuze uravuga ngo reka ibi byihanganire ariko iyo ukiri umwana reka nzinge nigire iwacu akaba arazinze akaba aragiye ko numva ari hatari se. hajya wavuze ngo wowe n'uwo musore ushaka ko muzabyara abana bangana ute? twabyara babiri. usanze uwo mugabo nta kazi ashoboye ariko yakwijeje ko agashoboye kandi warangije kumukubita amafaranga yawe? basi ntanamwigisha. urabizi se? zaba amaze kubimenya ngoma no nganira n'abantu ntanamwigisha. papa namukunze nawe yankunze. ubutumwa ushaka kugenera abo basore turagira ngo ufate wenda nk'umunota utanga itangazo ryo kuba wakuteretera uwo musore. njye namwiteretera se? ni wowe uri guteretera ubu ngubu niho waje kumushaka? yego umusore wese uzampamagara abona ko tugiye gutangirana umushinga wo kubaka urugo ashobora kugira defa mbonaho aho kugira ngo yivumbure akaza akambwira ati rero sheri wanjye hari defa nakubonye uwo ntabasha kwihangana aba namubwira nese umukunzi wanjye ni iyihe akambwira ngo ni iyi nkabwira ntimbabarira ndabikosora nanjye nagira defa mubonaho nkabwira ntimva rero hari defa nakubonyeho itari kunyubaka iri kunsenya noneho akambaza atese ni iyihe defa nkayimubwira akaba yambwira ngo mbabarira ari abasore banyumva ari abagabo banyumva ari abadamu ari abakecuru bose
bagiriye inama yuko bazajya bubaka urugo rwabo uko nguko. indi nama ababyeyi bawe bajya bakugira cyangwa ubona mu rugo kwa papa wawe yuko wenda hari iwanyu mama wawe na papa wawe baba babanye, iyo ubabona baba icyitegererezo ku rugo rwawe? Yego. Kubera iki? Ari n'umugani bajyaga baca ngo nimba ngo udashatse uko nyina yashatse amaramaza, cyangwa ushaka gushaka nk'uko nyina yashatse. Ushaka nk'uko nyina yashatse amaramaza. Ushobora kubona urugo rwa mama na papa ari urugo rwiza, ahubwo nireka nifuze rwa rugo rwa mama na papa ugasanga amazu ndayamaze. Ariko nabo bakubera ishuri bitewe n'uko babanye. Hari igihe yaba ari umunyamahane cyangwa mama wawe ukavuga ati Imana izamfashe sinzabona umugabo nguyu. Nyine papa ni umunyamahane ariko mama akamwerera imbuto, sibyo? Akamwerera imbuto, ni nayo mpamvu banasazanye. Ubwo rero nanjye nkumva natera ikirenge mu cya mama, niyo namushaka ari umunyamahane amwerera imbuto nk'iyo mama yereye papa. Wamwerera imbuto nk'izo mama wawe yereye papa? Yereye papa wawe. Yego. Wenda hari tunasoza ikiganiro tugana ku musozo, ubu ngubu nta rugo rumara kabiri wenda hari bitewe n'uburyo rubanye cyangwa n'ukundi ibintu byabo babiteguye. Ugeze ku mwanya wo kujya gushaka umukunzi, ibintu byaba biteguye gute? Ibintu byanjye ukuntu nabiteguye, nubwo mfashe umwanzuro wo kujya gushaka umugabo tuzabana neza, urugo rwacu rukaba icyitegererezo, sibyo? Urugo rwacu ntiruhoremo induru. Mana yanjye se ubu nakubwira ngo iki? Mbega sinzaba wawe nivuga ngo nirwingere nduvemo. Nshatse nkuze, ndashaka kubaka, nkubaka urugo nzasaziramo n'umugabo wanjye n'abana banjye, tukagira umuryango mwiza ukomeye. Yego. Urumva rero abasore bafite gahunda, ndagira ngo dusoze ikiganiro shiraho nimero yawe. 0782 99 62 75. Yego. Ubona umusore ushaka umukunzi ufite gahunda yo gushinga urugo. Ndagira ngo iba kuri WhatsApp. Oya, ntabwo iri kuri WhatsApp. Nimero iba kuri WhatsApp. Hari abo hanze aba diaspora kandi ntabwo bajya bahamagara kuri WhatsApp cyangwa bakandikira kuri WhatsApp. Ni iyihe nimero wawe? Kuri WhatsApp. Yari iriho telefone barayibye. Ubuno ntabwo iri kuri WhatsApp. Ubwo yashakisha uburyo ki mbese aguhamagara niba gukeneye kuko niba afite gahunda. Yego. Abanyarwandakazi rero ndetse n'abumviye ururimi rw'ikinyarwanda n'abatuye hanze, ndagira ngo wowe ushaka umukunzi wabuze uko wabona umukunzi, uyafite miliyoni ze 5, yavuze ngo niyo wafite 2 cyangwa 3 ariko ikikuzanya ari ukubaka urugo ngaragushaka. Ihute rero nk'imbangukira gutabara uzutabara umuntu hano. Kandi turabakunda cyane, ibiganiro byacu murabizi byo nakagaruka, kandi byo uwakoze subscribe ni ingenzi kuri twebwe, wakoze share ndetse kana kora like, ni ibintu byiza cyane, ni uw'agaciro kuri twebwe. Ibiganiro rero wowe washatse uyu mwana w'umukobwa cyangwa se iyi sugi yacu, wamuhamagara kuri nomero yaguhaye, ubundi mukiyumvikanira cyangwa se ukajya no kuri izo miliyoni 5. Turabakunda cyane rero, ciao ciao.